Bavandimwe bakundwa ndetse bakunda Imana, muraho neza, murakaza neza nanone ku rugendo rw'umukristo TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso 10 byerekana umuntu wakijijwe neza cyangwa se ukijijwe by'ukuri. Nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byacu bya mbere, ubuzima bwa Kristo ni urugendo, ndetse ni urugendo umuntu atangira igihe yemeye kwakira Imana mu buzima bwe. Ariko kandi hari n'abantu bakunda kwibaza ibibazo bati, ese umuntu yakwemeza ate ko yakijijwe by'ukuri cyangwa se yakijijwe by'ukuri? Hari abantu benshi bavuga ko bakijijwe, ariko kandi wareba ubuzima bwabo babamo ugasanga rwose nta mpinduka cyangwa se nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko uyu muntu akijijwe. Ariko hari n'abandi bibaza bati, ese ngiwe ndakijijwe, ndacyari mu gakiza cyangwa se ndimo ndibeshya? Uyu munsi rero twihuse cyane tugiye kuganira ku bintu 10 cyangwa se ku bimenyetso 10 bikunze kugaragaza umuntu wakijijwe by'ukuri. Ibyo byose turaza kubivuga dukurikije iby'ijambo ry'Imana ritubwira cyangwa se ritwigisha. Reba ko ukoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi twigira hamwe ijambo ry'Imana ndetse dufatanye no gukura mu buryo bw'umwuka. Ikimenyetso cya mbere cyangwa se ikintu cya mbere kizakwereka umuntu wakijijwe neza, uyu muntu wakijijwe akunda Imana. Iyo umuntu yakijijwe by'ukuri, umutima we utangira gukunda Imana, ndetse uyu muntu ntabwo aba akorera Imana kubera ko abitegetswe gusa, oya, ahubwo abikora kuko umutima we wahindutse, ukunda kumenya Imana ndetse ukimenya kurushaho. Ndetse uyu muntu aba abikora kenshi yifuza kuyishimisha mu buzima bwe bwa buri munsi, aba yumva yashimisha Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, uyu muntu wakijijwe neza yangana n'icyaha cyangwa se yanga icyaha. Umuntu wakijijwe ashobora gukora icyaha kubera ko ari umuntu, ariko mu by'ukuri ntabwo aba yishimiye ko akoze icyaha cyangwa se ngo yumva aranezerewe kubera ko akoze icyaha. Iyo akoze icyaha aricuza, akihana ndetse akifuza kongera no kwegera Imana. Ibi ngibi bitandukanye na wa muntu ukora icyaha kumva wenda nibwo buzima bwe cyangwa se akishimira icyaha. Ikintu cya gatatu kiza kwereka umuntu wakijijwe neza cyangwa se ukijijwe by'ukuri, akunda ijambo ry'Imana. Umuntu wakijijwe agira inyota yo kumenya ijambo ry'Imana, agakunda gusoma Bibiliya, akumva inyigisho z'ijambo ry'Imana kuko ariho akura imbaraga z'umwuka. Ijambo ry'Imana rifasha uyu muntu wakijijwe neza kumenya icyiza n'ikibi, rikamuyobora mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero uyu muntu wakijijwe by'ukuri iyo asoma ijambo ry'Imana ntabwo ashobora kugwa mu cyaha, ndetse n'iyo akiguyemo biba ari par accident, ariko kandi agahita yihutira gusaba Imana imbabazi kubera ko aba yumva umutima we udatekanye. Ikintu cya kane kizakwereka umuntu ukijijwe by'ukuri, akunda gusenga. Isengesho riba igice cy'ingenzi ku buzima bwe. Isengesho riba igice cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu wakijijwe by'ukuri, kubera ko aba yumva iyo adasenze rwose aba yumva ubuzima bwe bwahagaze. Umuntu wakijijwe akunda kuganira n'Imana, akayibwira ibiri ku mutima we ndetse akayishimira ibyo yamukoreye, ariko kandi akanayisaba imbaraga zo gukomeza urugendo rwo kwizera cyangwa se rwo kuba mu byo yizeye neza. Ikintu cya gatanu kiza kwereka umuntu wakijijwe by'ukuri, akunda abandi bantu. Nk'uko Yesu yabivuze akavuga ko urukundo ari ikimenyetso cy'abigishwa be. Iyo umuntu akijijwe, umutima we utangira kugira impuhwe ndetse n'urukundo ku bandi. Uyu muntu ntabwo aba akunda gusa abamugirira neza, ahubwo uyu muntu agerageza no gukunda n'abamugirira nabi, kubera ko urukundo ari ikimenyetso cy'abigishwa cyangwa se cy'abantu bakunda Imana. Ikimenyetso cya gatandatu, yemera gukosorwa. Umuntu wakijijwe neza ntakomera ku mutima cyangwa se ntabwo aba akomeye mu mutwe, oya. Iyo umweretse ikintu ko kitari kugenda neza cyangwa se kitari mu murongo, aba agomba guhita rwose akurikira inzira umweretse kubera ko ariyo abona ko yamugirira akamaro. Iyo abwiwe ukuri cyangwa se akosowe, arabyakira kuko aba ashaka guhinduka no kuba mwiza kurushaho mu maso y'Imana. Ikintu cya kane kizakwereka umuntu wakijijwe neza, agira umutima wo kwicisha bugufi. Uyu muntu agakiza gatuma amenya ko ibyo afite byose abikesha Imana, kubera ko afite agakiza muri we. Ntiyishyira hejuru cyangwa se ngo yishyire imbere y'abandi, ahubwo agira umutima
wo kwicisha bugufi no kubaha abandi ahantu hose yaba ari umuntu. Mu by'ukuri reka tuze kurebera hamwe ikintu cya munani gishobora gutuma umuntu nanone ubona ko yakijijwe neza cyangwa se akijijwe by'ukuri. Abashaka kuba ubuzima bushimisha Imana mu buzima bwe, nta nubwo mu buzima bwe bwa buri munsi umuntu wakijijwe ahora yibaza ati ese ibi ngiye gukora bishimisha Imana cyangwa se ntabwo biyishimisha cyangwa se birayibabaza. Mu by'ukuri umuntu wakijijwe neza ahora yumva ko yakora ikintu gishimisha Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Niyo mpamvu ikintu cyose agiye gukora agira amakenga menshi cyane kugira ngo ikintu akora kize kuba cyashimisha Imana. Ibi bintu bituma agerageza kwirinda ibintu bishobora kuba byamutandukanya n'Imana. Ikintu cya cyenda kiza kwereka ko umuntu yakijijwe by'ukuri, agira inyota yo gukomeza guhinduka. Mu by'ukuri agakiza si ikintu umuntu ahagararaho gusa, oya, ahubwo agakiza ni urugendo. Umuntu wakijijwe ahora ashaka gukura mu kwizera, kumenya Imana kurushaho, ndetse no guhinduka umuntu mwiza kurushaho. Yaba ahari, yaba ari wenyine, yaba ari mu bandi, akumva ashaka kuba umuntu mwiza kurushaho. Niba uko nari mwiza ejo hashize byari byiza, ndumva nshaka kuba mwiza kurusha uko ejo nari mwiza. Uwo muntu rwose aba yarakijijwe by'ukuri, ndetse akabikora atari ukugira ngo abantu bamubone cyangwa se oya, akabikora ari uko bimurimo. Uyu muntu aba yarakijijwe mu by'ukuri. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma, uyu muntu aba ashaka ko abandi bamenya Imana, akumva abandi bantu yabinjizamo ijambo ry'Imana cyangwa se bahishurirwa Imana kurushaho. Iyo umuntu yakijijwe neza by'ukuri ntabwo aba ashaka kugumana ubutumwa bwiza wenyine, aba yumva yasangiza abandi ijambo ry'Imana cyangwa se akumva yasangiza abandi ubutumwa bwiza. Ndetse uyu muntu agira inyota yo kubwira abandi ibyiza Imana yamukoreye kugira ngo nabo babimenye ndetse babashe kuba banakwizera Imana cyangwa se banahinduke nabo basatira Imana cyangwa se begera Imana mu buryo bwiza, begera Imana. Bavandimwe, ibi ni bimwe mu bintu bishobora kukwereka cyangwa se bishobora kugaragaza umuntu ukijijwe by'ukuri. Ariko tugomba no kumenya ko gukura mu buzima bwa Kristo ari urugendo rukomeza. Umuntu ashobora kuba ataragera kuri buri kimwe cyangwa se ataragera ku bintu byose, ariko agakomeza kugenda ahinduka uko agenda akura mu kwizera. Dukuze kwizera kwacu. Imana ibahe umugisha rero, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.